Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo ishyamba ntabwo ari ryeru, imbere gato hagiye guca uwambaye. Ntabwo ari ryeru. Uko byagenda kose imbere gatoya cyane. Imana yarambwiye ngo uko turi kugenda twegera imbere niko turi kurusha ho gusatira ibihe bibi kandi bigoye. Ahubwo korona irarangira ariko haraza ibindi. Arambwira ngo haguruka ngo tume ku banyarwanda no ku banyetorero no ku bantu baturi isi hirya no hino. Ndamaza ngo urashaka kuntuma iki ku banyarwanda no ku banyetorero no ku bantu baturi isi hirya no hino. Marayika w'Iteka yamfashe ukuboko mbona turagiye ngiye kubona mbona tugeze ahantu hari bariyeri nini cyane itaregeze kubaho. Ngiye kubona mbona yorosoyeho uruhu rwo ku mutwe ihereye ahangaha, imaze kurworosoraho mbona narwo irukuyeho, imaze kurukuraho ni intare ndi kuvuga, mbona ibaze mu bwonko indani. Ndagira ngo nkubwire ngo impamvu iyi ntare yabaze mu bwonko ikoresheje inzara zayo kwari ukugira ngo irebe niba ubwo bwonko butaratekereje kujya gukora ikibi. Reka nongere mbashimire inshuti bakunze b'Ifunguro TV. Ndambuye amaboko, umutima wanjye nejwe no kongera kubasuhuza mu izina rya Yesu. Nizere ko bameze neza aho muri hirya no hino, abari mu Rwanda, muri Afurika, abari muri diaspora zitandukanye. Imana ibamugisha, abari Burayi, abari muri Amerika. Ndabakunda cyane, n'abantu bari muri Australia mumeze mute? Ntago mbumva muri he ko igihe cyose twabaga turi kumwe, maze iminsi mutansuhuza mu name comment. Ndabakumbuye cyane, ubwo namwe ndabasuje kandi nizere ko bameze neza. Imana ishimwe cyane nkuko mubinziho. Ndi umukozi w'Imana isumba byose, ku mazina nitwa Ingabire Mukamunezi Francine. Mama Imana yahaye umugisha nyine, mama blessing, mama abakobwa babiri n'abahungu babiri. Imana iduhana umugisha. Hanyuma murabizi ku Ifunguro TV hari ibyo kurya by'ubugingo, indirimbo, ubuhamya, ubutumwa, ijambo ry'Imana ndetse n'ubuvugizi, kandi bigirira abantu benshi umumaro. Ndanezerewe kuko aho tumaze kugira ni heza. Hari abantu benshi bahembutse, bagize umugisha, babonye aho kuba, bavuye mu buzima bubi, abariye nyine mu buryo bw'uyu mubiri, kuko ni Ifunguro TV harimo ibyo kurya by'ubugingo n'ibyo kurya by'umubiri. Imana ishimwe. Twakiriye umukozi w'Imana isumba byose, ariko ukibona iyi televiziyo y'Ifunguro TV cyangwa uyu mwanya ubonye iki kiganiro, ukore subscribe kandi mukoreshe ya comment and like. Comment zanyu zituma mbasha kwaguka mu bitekerezo, hari ibyo mumbwira tukabikosora, ibintu bikagenda neza, ubutumwa bwiza bukamamara. Rwose nubwo nta gusubiza, mfata umwanya wo kubitekerezaho, ndetse na comment nyine nkazisubiza. Bamwe basubiza nshiye mu gikari kubera ko ariko baba babinsabye. Imana iduhana umugisha. Rero twakiriye umukozi w'Imana isumba byose, wagize views nyinshi cyangwa warebwe n'abantu benshi, wahinduye imitima y'abantu benshi, wahitinze cyane mu minsi ishize kuri Vision TV. Mbese Imana yamukoresheje ibidasanzwe, n'igicaniro cy'amasengesho ku Ifunguro TV. Murabizi uyu ni wa wundi. Reka atwibwire rero amazina ye, kandi Yesu aduhane umugisha. Karibu cyane mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Yego. Nejejwe n'Imana mutima wanjye ko nongeye kugira amahirwe yo kugaruka kuri social media Ifunguro TV. Imana iduhana umugisha kandi mwakoze kuduha ikaze. Nge ubari imbere nitwa Mugisha Joel. Ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana 3, ariko tubyara 2. Byumvikane ko ndi papa w'impanga. Amen. Mahirwe naragize, Imana ishimwe. Kandi ihabwe icyubahiro. Murakoze cyane. Turakwakiriye cyane, turakwakiriye. Hanyuma tugutunga ibiganza, tugusabira umugisha. Tubwire Imana ngo iguhe umugisha, yaguhaye impanga yongere iguhe n'ibindi mu izina rya Yesu. Kandi ubwo ndahanuye. Ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Ubwo haruzi ndabwizeye kandi ndabwakiriye. Amen. Imana iguhe umugisha cyane. Amen. Wakoze kuza, Imana iguhe umugisha. Hanyuma namwe mudukurikiye, Imana ibahe umugisha. Mbifurije kugubwa neza nubwo waba utameze neza. Yesu ni umukiza, utanga amahoro, utanga umunezero, utanga byinshi byiza mu buzima bwacu. Yesu niwe shingiro ry'ubuzima. Reka rero dusenga Imana, twakira umukozi w'Imana. Afite byinshi, ni umuntu Imana iba yatumye ku isi yose ngaze atubwire
atubwire ku isi icyo Imana itugambiriraho. Ndibuka covid yenda kuba data yaramukoresheje atubwira byinshi kandi turabibona no muri covid Imana yaramukoresheje. Najyaga musura kuri Vision TV nkabona ubuhanuzi Imana yamuhaye, nibwo duhagazemo nkakunda kumusabira amavuta. Nagize amahirwe rero kumutumira, twajyaga tuba turi kumwe mu masengesho ku gicaniro cy'amasengesho ku Ifunguro TV, ariko ubu turi kumwe ku mwihariko we, tumusabiye imbaraga. Imana iduha umugisha. Utaramererwa neza rero ugubwa neza, Yesu aguha umugisha, aguha imbaraga aho uri hose hirya no hino. Wowe ukeneye Imana ko iza mu buzima bwawe, turayinginze ngo yongere igaruke. Reka dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu, uri umunyembaraga nyinshi, ndagukunda kuko uri intwari. Haleluya. Uri imfura y'abera, uhimbazwe. Uri ubuhungiro, uhimbazwe. Uri inshuti yacu bwite, uhimbazwe. Uri umukunzi wacu, uhimbazwe. Uzi kuduterura ukadutetesha, uzi kuduheka, uzi kutugirira neza, ukunda kutubabarira, ukunda kuturengera, udutwitaho ku manywa na nijoro, ukunda kutubera imfura, uhimbazwe. Rata uri imfura y'abera, uhimbazwe. Turagushimiye. Manukana icyubahiro cyawe uze ku Ifunguro TV, urebe imitima y'abantu bahahuriye. Abantu bateraniye ku Ifunguro TV baragutegereje Mana, utebuke haleluya. Abantu bateraniye ku Ifunguro TV baragutegereje, utebuke ntutinde kandi ntuceceke. Imana ntihore, niko Dawidi yasenze, yavuze ngo Uwiteka ntuceceke kandi ntuhore ku Ifunguro TV. Abantu bateraniyeho kuri iki giterane cy'abantu benshi, abantu benshi bateraniye kuri Ifunguro TV baragutegereje kugira ngo bamenye icyo ushaka kuvugana nabo. Dusabiye umugisha umugaragu wawe, tumusabiye amavuta amwe asutswe ku mutwe wa Aroni agatemba mu bwanwa no ku misozo y'imyenda ye. Dutegereje ko ubagirira neza kandi ukagaruka ku buzima bwabo. Hereza umugisha umugaragu wawe rero, umukoze ikara rya kanyire, niko nari ngusabye, kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro. Mbisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, urakoze urakarama. Amen. Murakoze cyane. Tugiye gutangira umwanya kukugezaho ubutumwa bwiza bwa Kristo ko yakuntumyeho, ariko turatangira turirimba mu izina rya Yesu. Indirimbo nimero 22 mu ndirimbo z'agakiza. Ubutumwa Imana yampaye bushyigikiwe n'ijambo ry'Imana riri muri Ezekiel ibice 15 umurongo waho wa mbere kugera ku 8, Ibyahishuwe 22 umurongo waho wa 12 kugera kuri 15. Ayo magambo niyo Imana yampaye aza gushyigikira ubutumwa bwiza uko Yesu Kristo yabukuntumyeho mu izina rya Yesu. Murakoze. Yesu mwami ni utubaza ati, ninde ntumye mu murima wanjye? Ndore hari benshi basimira, gendo bamenyesha ubuntu bwanjye. Mana yanjye ntege kubu, unkoze w'ikara ry'umuriro. Mana yanjye ntege kubu, numa mwamubundi imbere ya umuntu. Rero umuntu w'Imana yaravuze ati, nge ntacyo nishobore. Ariko rero ariko ashuhijwe n'umuri, ati rero ati Mana none huzunu me Mana yanjye ntege kubu, unkoze w'ikara ry'umuri. Mana yanjye ntege kubu. Haleluya. Numa mwamubundi imbere ya hari abantu benshi bazimiye,
batamenye umwami Yesu Kristo. Muze rero muze tujye kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo rya Yesu mana yanjye ntegeka ubu ntegeka. Haleluya unkoze w'ikara ry'umuri mana yanjye mana ya. Haleluya ntegeko. Haleluya numa mwami ubundi imbere ya. Igihe rero igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha, kandi umwami wabo azabake ababwira ati mwakoze neza mana yanjye ntegeka ubu unkoze w'ikara ry'umuri mana yanjye mana ya. Haleluya ntegeka. Haleluya numa mwami ubundi imbere yawe mana yanjye ntegeka ubu unkoze w'ikara ry'umuri mana yanjye mana yanjye ntegeka. Haleluya numa mwami ubundi imbere yawe. Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Turi kwegereza dusatira mu gihe cya message, ariko reka manze nsobanure kuri iyi ndirimbo nk'uko Imana yabimbwiye. Ndasobanuraho ibitero bibiri, igitero cya kabiri gisoza ndetse n'icya kane aricyo gisoza. Iyi ndirimbo iratubwiye ngo hari abantu benshi bazimiye batamenye umwami Yesu Kristo. Umuririmbyi aravuze ngo muze tujye kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo rya Yesu Kristo. Imana idufashe. Birashoboka kuba waba uri umuririmbyi uzi kuririmba neza abantu bagafashwa, ndetse ukabasha kuririmba ugahogoza, mbese ukaba uzwi mu mateka kuri umuhanga mu kuririmba. Kenshi na kenshi hari n'igihe uririmba n'umwuka wera w'Imana ukakuzaho, ariko birashoboka kuba waba ubikora ariko mu buryo bw'umwuka ukaba warazimiye. Urasabwa guhindukira. Imana idufasha. Birashoboka kuba waba uri umunyamasengesho, birashoboka kuba waba uri umuhanuzi uzi kwerekwa ndetse ukerekwa n'ibishwe, ukaba uzi gukora imirimo n'ibitangaza bitandukanye Imana ikabigukoresha, ariko mu buryo bw'umwuka ukaba warazimiye. Urasabwa guhindukira. Ndi kubwira abantu ngo Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo ishyamba ntabwo ari ryeru, imbere gato hagiye guca uwambaye. Ntabwo ari ryeru. Uko byagenda kose imbere gatoya cyane. Imana yarambwiye ngo uko turi kugenda twegera imbere niko turi kurushaho gusatira ibihe bibi kandi bigoye. Birashoboka kuba iyi korona yarangira kandi ikarangira vuba, udupfukamunwa hirya no hino ku isi mukadushyira hasi nk'uko tuba turi guhabwa amakuru y'ijuru, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ibihe bibi turi gusatira bizaba bisoje. Oya, ahubwo korona irarangira ariko haraza ibindi. Icyo usabwa ni ukwezwa ukitegura ku manywa na nijoro. Birashoboka kuba waba uri umupasitori, birashoboka kuba waba uri umushumba, birashoboka kuba waba uri apotere n'abaposo njya numva, ariko mu buryo bw'umwuka ukaba warazimiye. Urasabwa guhindukira. Iki gitero gisoje ino ndirimbo kiravuze ngo igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha.
Imana ivugiye muri iyi ndirimbo ngo kandi umwami wabo azabakira narangiza ababwira ati mwakoze neza. Muvandi, inje kukubwira ngo aho uri gukorera n'uri gukorera mukorera ufite umwete. Imana yarambwiye ngo nzabwira abanyarwanda n'abanyetorero n'abantu baturi isi hirya no hino, igihe kirageze kandi kirasohoye. Hagiye gutaha abakozi babiri. Bangahe? Ni babiri. Umukozi wa mbere ni umukozi wakoreye Imana, uwo nguwo azataha ahembwe n'Imana. Uwa kabiri ni umukozi wakoreye Satani, uwo nawe azataha ahembwe na Satani. Bishatse kuvuga icyangaha, Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo buri wese n'umwami ari gukorera nashyireho umwete, kubera ko buri muntu azahembwa n'umukoresha wamukoresheje. Bishatse kuvuga ngo uwo wakoreye niwe uzaguhemba. Ariko ndakwinginga kugira ngo ushyireho umwete ukorera Imana ugifite uburyo. Ufite byinshi wazimiriyemo, ufite ibyaha byinshi wabashije kuzimiriramo, ariko icyo usabwa, nanjye icyo nsabwa, ni dukorera Imana dukiranuka, twirinda icyaha n'igisa n'icyaha. Nasobanuraga kuri uyu muririmbyi, ariko nkubwira ngo igihe kirageze kandi kirasohoye. Imana ije guhemba ndetse no guhana. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo buri wese azahembwa n'umukoresha wamukoresheje. Itangazo nkuzaniye uyu mwanya ku Ifunguro TV ni message ngufi nahawe n'Imana. Mwuka w'Imana yanjeho ndi gusenga Imana hari mu bicuku bya nijoro nka 9 z'ijoro. Umwuka w'Imana anzaho arambwira ngo tambagira u Rwanda rwose ndetse n'ahandi uzagera ndetse no hirya no hino ku isi, ubabwire ngo Uwiteka araje, Uwiteka araje, Uwiteka araje, noneho si amagambo sinigisibya. Ndagira ngo nkubwire ngo yarambwiye ngo nzababwire ngo nubwo aje kandi akabaje vuba, yarambwiye ngo nzababwire ngo mbere yuko aza mbere gatoya hari ikigiye kumubanziriza. Wabyumvishe? Yarambwiye ngo nzababwire ngo abafite amatsiko bavuga ngo azaza ryari, yabahaye ibimenyetso bitandukanye ko kuza kwe kwegereje. Arambwira ngo hasigaye ikimenyetso kimwe kizabemeza ko Yesu agiye kugira ute kuza. Arambwira ngo nzababwire ngo hari ikigiye kugira ute kumubanziriza. Yarangije arambwira ngo nzababwire ngo icyo kimubanjirije, ibi biti mubona bizabona ikibanjirije Uwiteka. Icyo kibanjirije Uwiteka, ibyatsi nabyo bizabona ikibanjirije Uwiteka. Yarambwiye ngo nzababwire ngo icyo kibanjirije Uwiteka, abakomeye buri wese ukomeye ahava akagera, ari mu Rwanda, ari hanze y'u Rwanda, ari Amerika, ari South Africa, ari mu Bubiligi, ari mu Buhinde, ari mu Budage, aho aherereye hose, Imana ari mu Rwanda, Imana yarambwiye ngo umuntu wese aho ava akagera ukomeye azabona ikibanziriza Uwiteka. Nanjye ukuri imbere, Imana yarambwiye ngo nzabona ikizabanziriza Uwiteka. Imana irambwira ngo nzababwire ngo icyo kibanjirije Uwiteka, umuntu ahava akagera yoroheje, yaba ari mu Rwanda yaba ari hanze y'u Rwanda. Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo buri wese azabona ikintu kibanjirije Uwiteka. Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo n'utu duhinja muri kubyara, nababwiye ngo nanjye mfite impanga ziri gusatira imyaka 3 hari n'igice. Imana yarambwiye ngo abo bana utwana tw'uduhinja tukivuka uwo munsi, icyo kibanziriza Uwiteka kikiza, utwo twana tw'uduhinja tuzabona icyo gigiye kubanziriza Uwiteka. Wabaye maso ugasenga ndetse ugasobanuza ikigiye kumubanziriza, wamara gusobanuza Uwiteka akagusobanura kugira ngo uzamenye uburyo uzitwara, ko cyane ko iki kizamubanziriza kizagusha benshi, kizahitana benshi mu buryo bw'umwuka. Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo n'agasoro karaye kageze mu nda y'Uwiteka, utaza kugira ngo biroroshye nshuti, nako kazamenya icyo kintu kibanjirije Uwiteka. Mfite amatsiko
nawe ugira amatsiko ariko ukiranuka, ugira amatsiko ukiranuka, utaza gusobanuza Joel mpabwa message ubusobanuro ngwaye no kukubwira ngo gira amatsiko ukiranuka, kuko ikizabanziriza Uwiteka nta uzi cyaricyo. Birashoboka kuba ari marayika, birashoboka kuba ari igikomeye, birashoboka kuba ari icyoroheje, birashoboka kuba ari ikizahungabanya abantu benshi, birashoboka kuba ari ikizahungabanya abakomeye n'aboroheje, ariko icyo nzi cyo nuko buri wese azabona ikizabanziriza Uwiteka. Uburyo kizaguhungabanyamo ntubimbaza nuko kizaba kimeze. Bamaso kandi usenge, Imana idufashe kandi tugire neza. Haleluya, haleluya. Impamvu agiye agaragaje ikibanjirije Uwiteka nuko hari abantu bafite amatsiko. Hari abanyabyaha benshi bafite amatsiko. Kenshi na kenshi wumvishize message baranatubaza ngo igihe Imana yavugiye ngo izaza ryari. Noneho rero ikimenyetso kikwemeza ko iri bugufi kuza, ikimenyetso nuko ugiye kubona ikizabanziriza Uwiteka. Nicyo kimenyetso n'amatsiko ahita ashira. Imana idufashe. Birashoboka kuba maze igihe kirekire ufite amatsiko ngo ese azaza ryari, ngo ese izaza ryari. Icyo mwuzaniye message Imana yamaye yarambwiye ngo nzakubwire ngo ikizakumara amatsiko nicyo kigiye kubanziriza Uwiteka, kandi icyo kizabanziriza Uwiteka ntabwo kizamanukira mu Rwanda gusa. Ikizabanziriza Uwiteka ni hirya no hino ku isi. Imana idufashe kandi Imana itugire neza mu izina rya Yesu. Iyerekwa marayika w'Iteka arangendereye, mbona marayika w'Iteka mfashe ukuboko arambwira ngo haguruka ngo tume ku Banyarwanda no ku banyetorero no ku bantu baturi isi hirya no hino. Ndamubaza ngo urashaka kuntuma iki ku Banyarwanda no ku banyetorero no ku bantu baturi isi hirya no hino? Marayika w'Iteka yamfashe ukuboko, mbona turagiye ngiye kubona mbona tugeze ahantu hari bariyeri nini cyane itaregeze kubaho. Ngiye kubona mbona iburyo bw'iyo bariyeri hari hashinze igiti kirekire, igiti kitari gifite igaruriro. Imana idufashe. Nitegereje ibumoso bw'iyo bariyeri nagiye kubona mbona hari urwobo runini cyane rwendaga kuresha n'icyo giti, ariko nararebye sinahejeje amaso mu mwobo no mu giti aho cyaheraga, ntabwo nabashije kwaheza amaso. Imana idufashe. Arangije arambwira ngo hindukira urebe inyuma yawe aho twari duturutse. Nkimara guhindukira ndebye inyuma mbona hari igikundi cy'abantu benshi cyane bari kuza birukanka basa n'abikanga cyangwa n'abahunga icyari kiri kuba inyuma yabo. Imana idufashe. Ndangije ndamubaza ngo ko wamfashe ukuboko unzana ahantu mbona hari bariyeri nini cyane, iburyo bw'iyo bariyeri hakaba hari igiti kinini cyane, ndetse ibumoso hakaba hari urwobo runini cyane. Bishatse kuvuga iki? Bisobanuye iki? Kurikira icyo bisobanuye nk'uko nanjye nasobanuriwe n'Umwuka w'Imana. Marayika w'Iteka twari kumwe yarambwiye ngo ndagira ngo nkubwire ngo icyo uzamenyesha abantu uzabamenyesha ubabwira ngo isaka riratangiye. Muvandi, isaka riratangiye. Aho uherereye hose naho uri hose inje kukubwira ko isaka ritangiye. Nanjye ubwanjye Joel uri kukubwira ibi ngibi, iri saka nanjye rigomba kungeraho kugira ngo wumve ko bitoroshye. Ndamubaza ngo se isaka ritangiye ute? Arambwira ngo itegereze. Nyitegereza nagiye kubona mbona cya gikundi cy'abantu bari inyuma yacu, mbona kidushyitse imbere, kuko ntawe ari wemerewe kurenga bariyeri ataragira ute, atarasakwa. Muvande, ntabwo uzarenga bariyeri udasatswe. Imana idufashe. Ngiye kubona mbona nkuko nabibwiwe, nagiye kubona mbona umuntu wa mbere araje ahagaze imbere ya marayika. Nanjye ngiye kubona mbona hejuru mwa cya giti mbona haturutsemo intare nini cyane itaregeze kubaho. Ijwi rirambwira ngo mubwire ngo igihe cyo kumusaka kigize ute, kirageze. Mbona ntari mwambuye imyenda yose wa muntu, ikimara kumwambura mbona yikize ku ruhande. Numva ijwi rimbwira ngo uzambwirira ubwoko bwanjye ngo iyi ntare igiye gusaka kandi izahera ku ngingo zose. Ngiye kubona mbona intare yereye ku gice cy'amaguru, ngiye kubona mbona
ya ntare ikuyemo inzara kwa wa muntu. Imaze kumukuramo inzara, mbona itangiye gushingamo inzara zayo, ikazishinga harya yakuye iki? Inzara za wa muntu. Ijwi rirambwira ngo intare iri gusaka mu nzara no mu birenge nimba nta byaha birimo. Muvandi, iyi ntare izagusaka ihereye mu nzara no mu birenge. Ibirenge byagiye bicumura, iyi ntare igiye kubisaka. Ibirenge byagiye biri kujya gukora uri kujya mu byaha, iyi ntare irabisaka. Ibirenge byagiye biri kujya kugambira ikibi, iyi ntare irabisaka. Ibirenge byagiye bigiye gusambana, iyi ntare iragira ute? Irabisaka. Ibirenge byagiye bigiye kunywa ibiyobyabwenge, iyi ntare irabisaka. Ibi birenge byagiye bigiye mu bujura n'ubugome no kugambana, intare iragira ute? Imaze gusaka ibi birenge, nagiye kubona mbona numva ijwi rimbwira ngo mu birenge nta kibazo harimo. Mbona isubijeho iki? Inzara. Mbona noneho yorosoye iki gice, uruhu rw'iki gice. Mbona ya ntare igize ute? Irukuyeho, hasigara inyama. Mbona intare iri kwinjiza inzara mu nyama za wa mubiri. Mbona intare iri gusaka, amaraso akava, igashingamo inzara, amaraso akava. Bintera ubwoba. Bimaze kuntera ubwoba, numva ijwi rimbwira ngo biriya ntibiteye ubwoba, kuko iri gusaka ingingo zose no mu maraso agize umubiri no mu mitsi. Iyi ntare izagira ute? Izahasaka. Irangije gusaka iki gice, ngiye kubona mbona ya ntare imworoshe rwa ruhu iki gice cyo hepfo. Ngiye kubona yorosoye igice cy'ahangaha kugera ahangaha nk'uko uri kubibona. Imaze korosora iki gihimba, nagiye kubona mbona nanone ya ntare ifashe urwara rwayo ibaze mu nda y'umuntu. Imaze kubaga mu nda, mbona itangiye gusaka amara. Niho yahereye isaka. Isatsa amara, isaka no mu mutima, isaka no mu nda, isaka no mu gifu, hose irahasaka. Imaze kuhasaka, mbona isubijeho wa mubiri w'inda, mbona urafatanye. Mbona itangiye gusaka no mu mugongo, isaka. Mbese ingingo zose irazisaka. N'amaboko yagiye agenda kwiba, nayo yarayasatse. Ngiye kubona mbona ya ntare imaze gusaka iki gice, nagiye kubona mbona isubijeho uru ruhu. Mbona igeze ku ruhu rw'ahangaha ku mutwe. Ngiye kubona mbona yorosoyeho uruhu rwo ku mutwe ihereye ahangaha. Imaze kurworosoraho, mbona narwo irukuyeho. Imaze kurukuraho, ni intare ndi kuvuga, mbona ibaze mu bwonko indani. Ndagira ngo nkubwire ngo impamvu iyi ntare yabaze mu bwonko ikoresheje inzara zayo, kwari ukugira ngo irebe niba ubwo bwonko butaratekereje kujya gukora ikibi. Muvandi, ubwonko bwawe bwatekereje kujya gukora ikibi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo urabikora nkagira ute? Nkakwihorera, ukibwira yuko mwanye nawe, ariko umunsi umwe nzabihana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Intare ije kubigushyira imbere. Ngiye kubona mbona ya ntare irangije gusaka iki gice cyose, umubiri wose irangije, na wa mutwe mbona isubijeho uruhu. Ngiye kubona mbona iburyo bwanjye hamanutse abamarayika babiri nk'uko nabibonaga mu iyerekwa. Mbona bamanutse bafite ikanzu y'umweru irabagirana cyane itera ibishashi. Ngiye kubona mbona bayambitse wa muntu bahereyeho bamusaka. Imana idufashe. Bamaze kumwambika, mbona bamwambitse n'inkweto zishashagirana. Burya no mu ijuru haba inkweto. Haleluya! Kandi nta mugeni utaha atambaye imyambaro imukwiye. Bamwambitse n'inkweto zishashagirana. Mbona bamwambitse ikamba. Mbona baramuteruye, mbona baramujyanye. Ijwi rirambwira ngo uyu nguyu isaka igenzura n'isaka rimuciyeho risanze nta kizira na kimwe afite. Muvandi, icyampa iri saka niryaza gusaka rigasanga nta kibazo ugize ute ufite, kuko intare byakwanga byakunda. Kuva 2022 turimo kugera 2025, iri saka rizaba ryaraciye kuri buri wese. Kugira ngo wumve ko bitoroshye, urasabwa kuba maso, nanjye nkaba maso, kugira ngo iri saka rizadusige duhagaze. Twihuse, ndagira ngo nkubwire ngo nyuma y'iri saka ry'uyu muntu wasatswe ari umwe,
muri aba bantu 100 nta wundi muntu wambutse, nta n'undi wabashije kwambikwa ikanzu. Hasatswe abantu 99, hambuka umuntu umwe. Basatswe 100, hambuka umuntu umwe mu bantu bangahe? 100. Ubwo urumva ko 99 urwo baciriwe n'urwo wa mwobo wari uri hehe? Wari uri ibumoso. Kuko Imana yangaragarizaga uwamaraga gucibwa urubanza, intare niyo yamwiteruriraga ubwayo, yamara kumuterura ikamujugunya hehe? Mwa rwarwobo. Urasabwa kuba maso. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo kubageze mu nzu yitiriwe izina ryayo, forode winjiranye mu nzu y'Uwiteka iyo ariyo yose, isaka rizagushikaho, kabone nubwo uri mu nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka uzakurwamo. Imbere yawe hari bariyeri, hakaba urwobo, hakaba n'igiti kiri hehe? Kiri iburyo bwawe, kandi icyo giti kirimo intare nini cyane. Iyo ntare niyo ishinzwe kugira ute? Gusaka buri wese na forode yagize ute? Yinjiranye. Inyuma haje kuza abandi nanone barasakwa, hambuka undi muntu umwe, hasigara abandi bantu 99. Bishatse kuvuga ngo mu bantu 200 basatswe, hambutse abantu 2, abandi bantu 198 babashije gushyirira hehe? Mwa rwarwobo, kuko igenzura n'isaka ryabagezeho ryasanze batuzuye. Mu murimo uri gukorera Imana aho uherereye hose, n'uburyo witwara imbere y'Imana, ukijijwe udakijijwe, reka nkubwire ngo umunyarwanda uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, uri Amerika, uri South Africa, uri Dubai, uri Canada, uri mu Bwongereza, uri mu Bushinwa, uri mu Buhinde, uri mu Budage, uri mu Bubiligi, uri mu Buruseli, ahantu ariho hose uherereye, ndagira ngo nkubwire ngo Imana yantumye ku bantu baturiye isi hirya no hino ngo mbabwire ngo isaka riratangiye kandi ntawe rizacaho. Uyu mukiranutsi rizamucaho, n'umupagani rizamucaho, ariko icyanezeza nuko isaka ryagushikaho rigasanga ukiranukira Imana. Cyane ko ku badakiranukira Imana bakora ibyaha bitandukanye by'indengakamere, bagakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka nk'uko Imana yabimbwiye. Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo imbere umwobo urabategereje. Ntubishyire mu buryo bw'umubiri, tubishyire mu buryo bw'umwuka. Bishatse kuvuga icyangaha, hari abantu bumva message nk'iyi bo bakayishyira mu buryo bw'umubiri. Ntabwo Imana yasobanuriye ko ari mu buryo bw'umubiri, ahubwo ni mu buryo bw'iki? Bw'umwuka. Umwobo kurimbuka gutegereje abantu batagize ute? Badakijijwe. Nanone ubugingo, ziriya marayika zirageranywa n'ubugingo. Ubugingo butegereje abantu bagize ute? Bakijijwe. Imana idufashe. Bishatse kuvuga ngo buri wese agiye guhembwa n'umukoresha wamukoresheje. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Message Imana yari kuntumyeho uyu mwanya kugira ngo nyikugezeho niyo ngiyo. Imana idufashe. Urasabwa kwezwa ku manywa na nijoro, kuko Imana iraje guhemba ndetse no guhana. Umuririmbyi yararirimbye ngo Imana izaduhembera aho idusanze. Ego, aho igusanze niho izaguhembera. Nisanga ukiranuka niho izaguhembera. Nisanga ukora ibyaha nabyo ntitubyirengagize, hari abajya bayiririmba birengagije, aho naho niho izaguhembera. Imana idufashe. Ijambo rishyigikiye ubuhanuzi, njya mbwira abantu ngo ijambo ry'ubutumwa nta komanderi rishyirwaho cyangwa ngo turitindeho cyane turisobanure, kuko ushobora kurisobanura ukaba wabwongera. kandi ijambo ryaravuze ngo hago umuntu uzavuga ngo Imana iravuze inyamara ntacyo yavuze. Nanone ijambo ry'Imana riravuga ngo kandi hago umuntu uzagabanya akanongera. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Rero sinemerewe kongera, sinemerewe no kugabanya ku by'Imana yantumye kukugezaho, ahubwo reka dusomere ijambo kugira ngo ry'ubwaryo ibyo ndagusobanuriye umwuka rimanukire mo agusobanurire ibyo ndagusobanuriye mu izina rya Yesu. Yerusalemu ubu ntayigihari.
wenda tuvuge nimba igihari mu buryo bw'amahanga, ariko mu buryo bw'umuco ishobora kuba nta igihari. Ubu Yerusalemu iragereranywa n'u Rwanda, Yerusalemu igereranywe na Kongo, Yerusalemu igereranywe n'u Burundi, igereranywe na Uganda, igereranywe na Amerika, igereranywe n'ibihugu, igereranywe n'isi yose hirya no hino ku isi. Ijambo riravuze ngo, maze ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, igiti cy'umuzabibu ndetse n'amashami yacyo birusha iki ibindi biti byo mu kibira? Mbese hari uwagishakamo ibisate ngo abikoreshe, cyangwa se umuntu yakibazamo agati ko kumanikaho ikintu? Dore bagitaye mu muriro nk'inkwi, umutwe wacyo n'ikibuno cyacyo birashirira, kandi hagati yacyo naho harasa. Mbese mbese cyagira icyo kimara? Dore ubu muriro umaze kugitwika kigashya, hari icyo cyamara? Ni ikibazo. Ubwo umuriro umaze kugitwika kigashya, hari icyo cyamara? Nicyo gitumye Uwiteka avuga ati, uko umuzabibu umeze mu biti byo mu kibira, uwo natanzeho inkwi, niko nzatanga abaturage b'i Yerusalemu, kandi nzabarindisha igitsure nibasohoka bavuye mu muriro, bazagwa mu wundi. Kandi namwe muzamenya yuko ndi Uwiteka ubwo nzabarindisha igitsure, kandi igihugu nzakigira amatongo, kuko bacumuye ku Uwiteka, niko umwami Uwiteka avuga. Imana idutabare kandi Imana itugire neza. Ijambo risoreje ubutumwa riri mu Byahishuwe 22 umurongo waho wa 12 turagera kuri 15. Ni ijambo rivuze ngo, ndore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Imana idufashe. 15 haravuze ngo, hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Bishatse kuvuga ngo abo nibo bazaba hanze. Kandi nje kukubwira ngo, uko waba uri kose, aho waba uherereye hose, ukora ibyaha, nubwo waba ukora ibintu by'amateka, nubwo waba ukora ibintu bidasanzwe, nubwo wabanditse amateka mu gihugu, nubwo waranditse amateka mu itorero, nubwo waba waranditse amateka ku isi yose nk'uko Imana yakuntumyeho, ndagira ngo nkubwire ngo, uko byagenda kose udakiranuka, niwitegure kuba hanze, aho abanzi b'Imana bazaririra ndetse bakahakenyera amenyo. Imana idufashe. Ndagira ngo nkubwire ngo, buri wese ahava akagera niyezwe ku manywa na nijoro, kuko Uwiteka, tubwiwe mesaje ivuga ngo Uwiteka aje vuba, aje guhemba no guhana, kandi buri wese azamuhembera aho amusanze. Yesu aduhana umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, ndabakunda cyane kandi ndushaho kubanezerererwa. Reka dusoze dusenga kugira ngo Imana iherekeze iyi mesaje kandi gusobanurire ibyo ntagusobanuriye. Murakoze cyane. Mwami Yesu, Imana ikomeye, Imana for the shala rawini mola yaseni for the sanse ni for the ta shala rawini mo yaseli. Amen, amen. Ndasenze kugira ngo Uwiteka nyagora ku ngoma, uyu mwanya uhembure for the ta yaseli rawini mo
shelele for the sens. Ego hembura umuntu wese wakurikiranye ubu butumwa. Byaba biteye agahinda hari abagabo bakurikiye ubu butumwa isaka ryazabageraho bakajya mwaruriya rwobo. Byaba biteye agahinda hari abagabo bakurikiranye ubu butumwa, hari ababyeyi bakurikiranye ubu butumwa, hari abasore n'abakobwa bakurikiranye ubu butumwa, ariko isaka ryazabageraho rigasanga Uwiteka hari ibyo iriya ntari babonyemo. Mu izina rya Yesu Kristo tusengeye buri wese ukurikiye ubutumwa, abanyarwanda bakurikiye message, abari hirya no hino ku isi bakurikiye message. Haleluya, haleluya. Kugira ngo buri wese akimara kumva ubutumwa abashe kwigenzura mu mutima we, arebe niba nta kizira, haleluya, yazasangwaho. Mu izina rya Yesu Kristo, ubwo ugiye kuza ukaba ugiye guca kuri buri wese, haleluya, sini for the shala wene mola ya sile nita for the taya sini mo, haleluya. Nyemerera uyu mwanya weze umuntu wese ubashije kudukurikirana, weze Kristo abakomeye n'aboroheje badukurikiranye ubutumwa ntibavumve mu mubiri, ahubwo bajye mu buryo bw'umwuka, nibwo babasha gusobanukirwa iby'Imana ivuze. Mu izina rya Yesu Kristo, nyemerera Uwiteka ucagagura iminyururu yose Satani abohesha abantu bawe akabaheza mu byaha, ucagagura imigozi yose abadayimoni babohesha abantu bawe bakabaheza mu byaha, bakabaheza mu busambanyi, bakabaheza mu bujura, bakabaheza mu bugome, bakabaheza mu bugambanyi, bakabaheza mu gukora ibyangwa n'amaso yawe, bakabaheza mu biyobyabwenge mu buryo butandukanye. Satani akabakoresha ibyaha bitandukanye. Uyu mwanya ndasengera ubwoko bwawe kugira ngo buhembure mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana ko witeguye kubabarira umuntu wese ubasha gukurikira ubutumwa, kandi urakoze ko witeguye kweza buri wese ubwitondera, ugucira bugufi ukamushyiraho ikimenyetso. Kandi Kristo, ntabwo twabura no gusengera abarwayi badukurikiranye bashobora gukurikira ubutumwa barwaye. Twohereje imbaraga z'ijuru, imbaraga zibohora. Hari abarwaye amahembe, hari abo bateza amahembe, hari abarwayi y'abadayimoni, hari abatezwa ibihe bitega, hari abatezwa imyuka mibi, hari abangamirwa n'abadayimoni, hari abarwayi ibifu, hari abarwayi imigongo, hari abarwayi kuribwa amaguru, haleluya, hari abarwayi imitwe idakira. Uyu mwanya turasenze kugira ngo hembure ubwoko bwawe. Amina. Werekane kuboko kwawe no gukomera kwawe, ibendera yawe bizamuke. Urakoze kumvishe gusenga, kandi urakoze ko icyo ngusabye nawe witeguye kugikorera ubwoko bwawe, mu izina rya Yesu Kristo. For the shala we nimola yasile shala we nimo. Amen, amen. Imana iduhana umugisha kandi irushaho kutugira neza. Kuba kwifuza wenda gucira bugufi Uwiteka, bashaka kwatura ibyaha byabo, bifuza ko nabafasha kwezwa kuko ari cyo Uwiteka yampamagariye, bitagombeye ko bajya ahandi hantu runaka. Nimero yanjye mwashakiraho, mwatura cyangwa mwihana, mwezwa, mwitegura iyo ntare iri imbere ahangaha gatoya igiye gusaka abantu benshi batandukanye. Ni 0788 48 55 179, 0788 48 55 179, cyangwa se 0788 22 35 35 39, 0788 22 35 39. Imana yacu iduhane umugisha. Iyo ngiyo ikaba iri no kuri WhatsApp. Murakoze. Yesu nabahaze byiza. Turabakunda cyane. Murakoze.